nari ntunze byinshi meze neza, ariko byose byashize mu kanya gatoya. Ngiye gusenga mbwira Imana ibibazo byanjye, ese nsenge mvuga ngo iki kugira ngo Imana isubize mu buzima nari mbayemo. Nkwiriye gusenga cyane kubera yuko mw'aka kanya naho kuba ni ikibazo gikomeye. Unsabe unyumve uvuge neza, ntunshinje ibyaha uvuga ko wenda kuba hari ibyo nabuze ari uko nshobora kuba narabyitwayemo nabi. Urabona ko nicaye nigunze, gusa isengesho ngiye gusenga nawe ushobora kuzahura n'iki kibazo ukarisenga, kubera ko abantu benshi bahura n'ikibazo cyo kubona ibintu byabashizeho bakibuka gusenga kandi batarasenze mu gihe bari babifite. Ese ngiye gusenga irihe sengesho? Senge mvuga ngo isengesho ngiye gusenga ni isengesho abakire basenga iyo babona ibintu byabo byabashizeho, ubutunzi bari bafite bwarangiye, batakibuka gusenga. Bakaba basenga bagira ngo Imana barebe ko yabasubiza ibyo bari batunze. None nanjye muri aka kanya ngiye kurisenga iryo sengesho. Mana igira neza, dore ndakwiyeretse imbere yawe kugira ngo uze ubane nanjye. Dore muri aka kanya nari ntunze byinshi ariko nta na bike nsigaranye. Icyo nsigaranye ni umutima nzanye imbere yawe kugira ngo umanuke nk'Imana, ubashe gutura muri njye. Umanure abamarayika bamanukane babane nanjye, ibyo nkora babijyemo, kubera ko urabona ibyo wampaye muri aka kanya ntabwo nkibifite. Nkaba nkwinginze ngusaba ibyo nari mfite wongere umugisha wo kubigira, kandi nkaba ntanga n'isezerano imbere yawe Mana ko nuwongera kumpa umugisha nk'uwo wampaye, nzibuka gutanga icya cumi n'amaturo. Nzatanga ituro ryo gushima, nzaza imbere yawe ntanga ubuhamya, kubera yuko uri Imana usohoza isezerano wampaye. Mu izina rya Yesu Kristo, amaboko yanjye arazamuye aguhereza ishimwe. Urakoze Yesu, amen. Undi munsi rero tuzagaruka hano tuje gusenga isengesho ry'umuntu ushonje wifuza kurya kandi abona ko ibyo kurya nabyo kubibona bigoranye, kubera yuko abakire basenga bitandukanye n'abakire n'abakene. Kubera ko umukene asenga avuga ngo Mana ubanye natwe, ariko ntiyibuka gusenga avuga ko Imana yakoze kubaha ibyo kurya kubera yuko baba bifite. Ariko umukene we niyo agiye gusengera amazi yo kunywa, amanuka amaboko, akazamura amaboko ye agatanga ishimwe inshuro 3, avuga ngo Mwami Imana akira ishimwe ryawe, Mwami Imana akira ishimwe ryawe, Mwami Imana akira ishimwe ryawe, kubera yuko uri Imana. Ibyo biguha imbaraga zo kuba wabyuka mu gitondo kare ugakomeza ugakora
kugira ngo ubone ko wabona ibindi byo kurya, dore ko niyo ugiye gusenga mu gitondo umanza kwiragiza Imana uvuga uti Mana ugendane nanjye mu byo ngiye gukora, kubera yuko uri Imana umperemo umugisha. Abashaka kumbuza akazi n'abadayimoni n'imyuka mibi yose byitambika mu nzira zanjye, ubihambire zikuzimu mu izina rya Yesu Kristo. Ngusabye kuneshereza, kubera yuko imbere yawe njyewe hari umwizerwa, nkaba nje imbere yawe kugira ngo unyemere unyobore uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Rero reka dusoze ikiganiro n'isengesho ryajemo, kugira ngo dukomeze tubane mu yandi mavideo mu izina rya Yesu, amen.